Imana ishimwe bene data. Uyu mwanya ndabaheza ikaze ku ijambo ry'Imana, ijambo tugiye gusangira, kuko ijambo ry'Imana nivyo biryo byonyine umukristo azabasha kurya akagubwa neza. Imana ishimwe cyane. Muze tuganire ijambo ry'Imana dusanga mu gitabo cy'Imigani isura 6 umurongo wa 16, ubwo turagarukira kwa 18. Haravuga ngo hariho ibintu bitandatu se cyanga birindwi Uwiteka yanga bimubera ikizira nibi: amaso y'ubwibone, ururimi rubesha, amaboko avusha amaraso yutariho urubanza, umutima ugambirira ikibi, amaguru yihutira kugira urugomo. 19. Umugabo w'indarikwa uvuga ibinyoma nuteranya abavandimwe. Amen. Uyu munsi turagira tuganire ibyo Uwiteka yanga kandi bikamubera ikizira. Impamvu tubiganira niki? Impamvu tubiganira nukugira ngo wipime ku munzani urebe ko utaba ufite iki kintu kimwe muri ibi tuvuye kuvuga. Iki cyasha kimwe muri ibi tuvuye kuvuga, urebe mu mutima wawe, uhindure page z'umutima wawe, ukingura ibyumba by'umutima wawe, ubanze urebe neza, uverifye urebe nimba ibi tugiye tuvuze hano nimba ntacyo utunze muri wewe. Kandi nimba gihari mwene data, uyu munsi ni umwanya mwiza wo kugira ngo ubashe kukizibukira, wimike iby'Imana ishaka muri wewe. Imana ishimwe cyane. Uyu munsi niwo mwanya mwiza wo kwisuzuma, wo kugira ngo uturumbe usohore ibidakwiye kukubamo, kugira ngo ibikwiye by'Imana ari byo biba muri wewe, ari byo bitura muri wewe, kugira ngo Uwiteka Imana ibashe kukwishimira mu gihe gisa nk'iki. Imana ishimwe cyane. Ibi nibyo Uwiteka yanga urunuka. Ibi nibyo bizabibera Uwiteka iki, bizabimubera ikizira imbere y'amaso yiwe. Rero iyo gusanganya ibi bintu takabuza umunsi umwe uzabasha kugira gute, uzahabwa impembo zikwiriranye n'ubwo butunzi watunze muri wewe, ubutunzi budafite umumaro, ubutunzi butazagira ico buzakumarira. Uwiteka ashimwe cyane. Ijambo rya mbere, Uwiteka yanga amaso y'ubwibone, amaso yuzuye agasuzuguro, amaso atarimo kubaha, amaso arimo kwirya, amaso atarimwo Imana. Uwiteka arayanga. Mwene data, nimba utunze ayo maso, amaso adatunze Imana, amaso atareba nk'uko Imana ibishaka, amaso yuzuyemwo kamere buntu, amaso yuzuyemwo ubushake bwa Satani, hari igihe Satani azahaguruka agahagurukana ndetse n'abambari biwe, akaza agafata icumbi mu maso yawe, ukibwira ngo ni wowe ukireba, nyamara si wowe ubona. Hasigaye habona Satani, agasigara areba uko yishakira, ntarebe amaso yawe, ntarebe nk'uko wowe ubishaka, kuko ayo maso yacumbikiye Satani. Amaso yawe uyu munsi arareba iki? Amaso yawe uyu munsi arareba nk'uko Uwiteka bishaka. Uyu munsi ni umwanya mwiza wo kugira ngo wisuzume, urebe icyo amaso yawe areba, urebe nimba amaso yawe areba neza, urebe nimba amaso yawe Uwiteka yaraje akayacumbikamwo, urebe nimba warahaye icumbi Yesu Kristo mu maso yawe. Imana ishimwe cyane. Hari abantu bamaze gukingura umuryango ushira mu maso, umuryango w'amaso wawukingurira umwana Satani, Ibilisi Satani abasha kwinjira atura mu maso yabo. Ni nayo mpamvu rero batakireba nk'uko Imana ishaka, batakireba abantu nk'uko Imana ishaka. Amaso yuzuye ubwibone, amaso yuzuye kwizamura. Icyo ari nacyo cyatumye Satani avanwa mu bwiza, avanwa mu igihugu gikomeye cyane, aricyo gihugu cyo mwijuru, kuko yuzuye ubwibone, arizamura. Arangize kwizamura bimuviramo guhanwa, aba inzererezi. Imana ishimwe cyane. Rero mwene data, ni wamara kumenya neza nk'uko amaso yawe atakireba nk'uko wowe bishaka, atakireba nk'uko Imana ibishaka, atakireba nk'uko bizanditswe muri Bibiliya, ugasanga amaso yawe warayakinguye, Satani yayinjiyemo. Uyu niwo mwanya mwiza kugira ngo icyo cyumba ubashe kugira gute, ubashe kuceza, ugiharira Uwiteka Imana yawe, kuko Imana irabyanga kandi ikabyanga urunuka, kuko ni kizira mu maso y'Imana. Iyibona ureba abantu nk'aho
amaso yawe yuzuye satani, Imana ibona ureba n'agasuzuguro, ureba na kwizamura, ikubonamwo satani, kuko nawe uzahanwa nkuko na satani ubwiwe yarahanwe, kandi yari umumarayika ushinzwe umuco mu ijuru. Ariko ntibyatumye adahanwa, yarahanwe nkuko yagize gute, yizamuye ashaka kurenga Uwiteka Imana yiwe. Imana ishimwe cyane, kuko aya maso y'ubwibone agira iki? Agira kuticisha bugufi, kandi iyo uticishije bugufi uba wizamuye, bigatuma rero presence y'Imana itabasha kuba muri wewe. Icya kabiri ni ururimi rubeshya. Ururimi rubeshya, ururimi rwose rubeshya, ubwo rwose Uwiteka ntarwishimira, ubwo rwose Uwiteka ntarwishimira. Ni nayo mpamvu Pawulo yandikira Abaroma arababwira hara ku 8, arababwira ngo ndabinginga bene data kubw'imbabazi z'Imana ngo mutange imibiri yanyu ihinduke igitambo kizima cyera gishimwa n'Imana, ngo kandi uko niko kwikorera kwanyu konyine gukwiye. Nta kindi twakora cyanezeza Imana. Icyo tuba dukora kinezeza Imana nuko dutanga imibiri yacu gahinduka ibitambo, ururimi rwacu rugahinduka ibitambo, amaso yacu agahinduka ibitambo, amaguru yacu agahinduka ibitambo. Imana ishimwe cyane, ibitekerezo byacu bigahinduka ibitambo, kuko biba byaratanzwe rimwe risa, biba byaratanzwe rimwe risa, bikaja ku gicaniro, kandi igicaniro cy'Uwiteka. Amaso, amen, amaso ntabe akireba nabi kuko kera yagiye ku gicaniro, amaguru ntabe akishirukira iby'urugomo kuko yagiye ku gicaniro, umutwe ntubugitekereza nabi kuko byera byagiye ku gicaniro. Imana ishimwe cyane, ingingo zawe zose ukaba warazihariye Uwiteka Imana, ukavuga ngo izi nazitolea Baba, nazitolea Mungu, ukavuga ibi byose kera byarejejwe kugira ngo bibashe gukorera Imana. Imana ishimwe cyane. Rero nimba mwene data ugicyemerera rumwe mu rugingo rwawe, bimwe mu ngingo zawe, zimwe mu ngingo zawe zibe zakorera satani, icyo gihe umubiri wawe wose ugize gute? Wawushyize ku gitambo cyo gukorera satani, kandi umunsi umwe uzarimbuka. Imana ishimwe cyane, umunsi umwe uzarimbuka. Ariko rero bene data, kugira ngo dukize ubugingo bwacu nuko twirinda ibi bintu byose tuvuze ko Uwiteka abyanga, ngo kandi akabyanga urunuka kuko ni ikizira. Mu gihe amaso yabaye ubwibone, ururimi rukabasha kugira gute? Ururimi rukabasha kuba ubwo kubesha. Ireka mwene data, ingingo zawe zose uziharira Uwiteka Imana. Haleluya Yesu. Kuko ijambo ry'Imana mu byahishuwe 22 ku murongo 15 haravuga ngo hanze hazaba imbwa n'abarozi n'abasambanye n'abicanyi n'abasenga ibishushanyo n'umuntu wese ukunda kubeshya akanabikora. Imana ishimwe cyane, n'umuntu wese ukunda kubesha akanabikora. Rero nimba ururimi rwawe rukwibesha, ururimi rwawe nimba wararuhariye kubesha, uyu munsi wa none gira uruhindure, reka rubashe kuvuga iby'Imana, reka ruvuga iby'ururutse imitima, reka uruharire Uwiteka Imana kugira ngo Imana ikwishimire. Icya gatatu, Imana yanga amaboko avuga, amaboko yihutira kuvusha amaraso y'utariho urubanza. Imana ishimwe cyane, ugasanga amaboko yarihutiye, amaboko yawe wayamenyereje, wayatoje kuvusha amaraso y'umuntu utariho urubanza. Rero mwene data, menya neza yuko ayo maraso uri kuvusha, ayo maraso y'inzira karengane, ayo maraso y'abana, ayo maraso y'abapapa, ayo maraso y'inzira karengane, ayo maraso hari umunsi azatakamba imbere y'Imana avuga ngo uzaza ryari ubashe guhorera amaraso yabera. Rero mwene data, nimba amaraso yawe, nimba amaboko yawe agihagurukiye kuvusha amaraso, uyu munsi hindura ukorera Uwiteka Imana. Hindura uyu munsi amaboko yawe akorera Imana, akora ibyejejwe, yoye gukora kubitejejwe. Icya kane, Uwiteka Imana yanga umutima ugambirira ikibi. Ukicara mu mutima wawe ugambirira kuzakora ikibi, ugambirira kuzakorera satani, kuko satani niwe se kibi. Iyo ukora ibibi byose uba wemeye neza kuba intumwa ya satani. Niyo ukora ibyiza uba wemeye kuba intumwa y'Imana, kuko Imana ubwayo, Imana nayo ni yera de, bigatuma rero ukora ibyera. Rero niyo mpamvu Imana yanga umutima wose ugambirira gukora ibibi,
ukagambirira gukorera mwene so nabi, ukagambirira gukorera umuturanyi nabi, ukagambirira gukorera umuvandimwe nabi, Imana uyu munsi iravuga ngo ibyo bintu witandukanye nabyo, kuko ibyo nibyo bizakuzanira urubanza, kandi urubanza ruzakuganisha kwirimbukira. Hahigwa uwumva aya magambo akayakomeza, hahigwa uwumva ibi turiko tuvuga, kuko uwo ni utazagibwaho n'urubanza kuri wa munsi w'amateka, kandi bituvuga nejo bundi. Imana ishimwe cyane. Icya gatanu, amaguru yihutira kugira urugomo. Ugasanga uzinduka iwawe kare, ukihutira kuja ahandi kugira ngo ubashe kuja mu rugomo, ubashe kuja mu byangwa n'Uwiteka, ubashe kuja gukorera Satani, kugira ngo ubashe kunezeza Satani, kandi Satani ariwe kirimbuzi ushaka kurimbura ubugingo bwawe. Imana yanga ayo maguru. Rero nimba ayo maguru mwene data ukiyatunze, ayo maguru yahindure kugira ngo abashe guhaguruka ajana agakiza k'Imana, ajana ivuga butumwa, ajana iby'Imana, agenda abwira abantu ibyo kururutsa imitima, ababwira iby'ijuru, ibyo n'iby'Imana ishaka, n'icyo Imana ishaka ko uhaguruka uyu munsi wikorere, uve muri icyo gitotsi, uve muri uko guyoberwa, uve muri uko kuyoba inzira. Reka amaguru yawe abashe guhagurukira gukorera Imana muri iki gihe. Imana ishimwe cyane. Icya gatandatu, umugabo w'indarikwa uvuga ibinyoma. Hari abagabo bahagurukiye kuvuga ibinyoma, hari abagabo bahagurukiye kuvuga ibidakwiye, hari abagabo bahagurutse kurema ibidahari kugira ngo babashe kwambika abandi amasura mabi, kugira ngo babashe kubasebya, babakure mu buntu bw'Imana. Rero mwene data, nimba ugihaguruka ukaja kuvuga ibidakwiye, ukaja kuvuga ibinyoma, Imana ishimwe cyane. Hari abantu, hari imyuka Satani yamaze kwinjiza mu bantu muri iyi minsi ya none. Ugasanga umuntu arasenga, umuntu akora ministere zose z'Imana, umuntu aba mu rusengero, ariko ikinyoma cyaramubase, ntakibasha kuvuga ukuri. Ese wavuga ukuri gute udatunze nyirukuri? Ukuri ni Yesu Kristo. Rero mwene data, nimba udatunze nyirukuri, uko kuri ntakuzabona. Rero uyu munsi wa none tunga nyirukuri, kuko niho uzagira ukuri gukwiye. Imana ishimwe cyane. Ugasanga abagabo barahagurutse kugira ngo basebye abandi, barahagurutse kugira ngo baharibike abandi, barahagurutse kugira ngo baharibike abandi, babasenyere imiryango, bakoresheje intwaro y'ikinyoma. Menya kuko hari intwaro kirimbuzi, intwaro yitwa kuri. Uwo munsi niyahagera, izakomanga, izakubitagura, izamenagura izo ntwaro zawe ukoresha, kandi uzagaragara usebye. Haleluya. Uzagaragara usebye imbere y'abantu n'imbere y'Imana, kuko wakoresheje intwaro itari yawe, kurakoresha intwaro utaremewe, wakoresheje intwaro yo kuvuga ukuri, wakoresheje intwaro yo gukorera Imana, ariko uyu munsi kurakoresha intwaro y'ikinyoma kugira ngo ubashe gusebya abantu, ubashe guharabika abantu. Umuntu wamara kumwanga ugakoresha iyo ntwaro y'ikinyoma kugira ngo ubashe kumuharabika, ubashe kumwica mu bandi, ariko ibyo ntibizakunda, kuko kuri ijambo ry'Imana rirahari. Imana ishimwe cyane. Ukuri kurahari, kandi ukuri iyo kumaze kuhagera, ibigaragara byose ari ikinyoma byose bizabihinduka ubusa, kandi bigateshwa agaciro n'ukuri kw'ijambo ry'Imana. Imana ishimwe cyane. Ugasanga hari abagabo bahagurukiye kugira ngo basebye cyane cyane, nkunda kubibona mu gihe abantu bashaka kubakana, mu gihe abantu bashaka kurerema ingo. Ugasanga hari abagabo bahagurutse, hari abagabo babaye nka kurya kuwataye ubwenge. Ugasanga karagenda ashakisha amakuru, karagenda avuga amakuru adakwiye kugira ngo abashe gusenya umugambi w'Imana. Ngo kandi nta ushobora gusenya umugambi w'Imana. Icyo Imana yagambiriye ku buzima bw'umuntu, icyo kiza gisohora. Reka ibyo wagiyemo, reka ayo magambo yawe, kuko ntacyo azakugezaho, kandi niwayakomeza azakugeza ku rupfu. Imana ishimwe. Azakugeza ku rupfu. Urahagurutse mu gitondo cya kare, ugiye gusebya umuntu, ugiye kuvuga ibitamuriho, kugira ngo habashe kuba ibidakwiye, kugira ngo ubashe gusenya imibano, kugira ngo ubashe gusenya ingo, kugira ngo ubashe gusenya ubumwe bw'abantu. Ariko reka nkubwire uyu munsi wa none, uko ndavuga ukuri kw'ijambo ry'Imana, reka nkubwire kuko hari umunsi uzabibazwa. Ukuri, intwaro yitwa ukuri, niyamara kuhagera izatesha agaciro ibyo uvuga, hanyuma uzagibwaho n'urubanza, kandi urwo rubanza ruzaba ari rubi kuri wewe mwene data, kuko ntabujurire. Icya karindwi, nuteranya abavandimwe.
ugasanga uzutse mu gitondo cya kare ugenda ushaka busenya, ugenda ushaka uteranya abakundana, uteranya abasenyera ku mugozi umwe, ugateranya abavandimwe muri Kristo Yesu, ukibwira ngo bizaguhira. Oyaye, ahubwo icyo bizakwerera urupfu. Uyu munsi wa none ndabikubwiye, uyu munsi wa none ndabigutangarije. Reka witandukanye n'ikibi, ukurikire Uwiteka Imana, kuko ni wakomeza icyo kibi nawe uzisanga hanze. Kuko bavuze ngo hanze hazaba imbwa n'abarozi n'abasambanyi n'abicanyi n'abasenga ibishushanyo n'umuntu wese ukunda kubeshya akanabikora. Uyu mwanya n'uyu mwene data wo guhindura, nimba ibi bintu bifite, uyu mwanya n'uyu rero wo kugira ngo ubashe kwisuzuma, ukorera Uwiteka Imana yawe, Imana ikwishimire. Kandi ibi nimba ukibifite, hariho amaraso ya Yesu Kristo, genda uoge katika kisima cha lehe, woga amaraso ya Yesu Kristo, ubashe guhinduka umwana w'Imana kuri uyu munsi wa none. Kuko nimba uvyanze naho, menya yuko hari umunsi w'urubanza, kandi urwo rubanza ntabwo uzarutsinda. Mwene data, reka nkubwire ngo umwanya n'uyu wo kwicisha ku munzani, umwanya n'uyu wo guhindukirira Uwiteka, umwanya n'uyu wo kwitandukanya n'ikibari cyo cyose, kugira ngo Uwiteka gusange, abe Imana yawe, abe umuremyi wawe, abe umukiza wawe, akwishimire mu gihe iyi si yahagurukiye gukora ibyangwa n'Uwiteka Imana. Amaguru yawe nakorera Uwiteka Imana, amaboko yawe nakorera Uwiteka Imana, kugira ngo uzagire iherezo ryiza. Amen.